Niba ujya ubona abasirimu bavanga amata n'ubuki baba bashaka bimwe muri ibi bintu bikurikira. Nongeye kubaha ikaze mwese bahisemo gukurikira Kiberinka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwiyitaho. Niba utarakana kuri subscribe, reka ngushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo tuzacikwa na kimwe mu byiza duhora tubateguriye. Munyemerere noneho ninjire mu nsanganyamatsiko yacu uyu munsi mu buryo bwimbitse. Ntucikwe nyaboneka. Akenshi uzajya ubona abasobanukiwe ibijyanye n'imirire cyane, abo twakwita abasirimu bajya kunywa amata bakabanza kuvangamo ubuki. Impamvu nta yindi ni uko baba bashaka kugira ubuzima bwiza. Amata n'ubuki buri cyose ukwacyo gifite akamaro kanini ku buzima bwa muntu. Kubifata bivanze byongerera ibyiza byinshi umubiri wacu kuko bifasha byinshi nko kurinda uruhu, kongera imbaraga no kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Duhereye ku buki, ubuki bukoreshwa hanini kubera ubushobozi bufite bwo gusukura no gusohora uburozi mu mubiri, kurwanya bagiteri ndetse no kurinda ububyimbirwe bw'umubiri. Amata yo akungahaye cyane kuri vitamine n'imyunyungugu y'ingenzi harimo vitamine A, D na za B zitandukanye ndetse na calcium. Iyo bifatiwe hamwe byongerera akamaro gakomeye umubiri, gufasha igogorwa kugenda neza. Ubuki ni isoko nziza ya prebiotique, ikaba ari intungamubiri zifasha ikorwa, ikura ndetse no kwiyongera kwa bagiteri nziza ziba mu gifu n'amara zigafasha mu igogorwa. Prebiotics zifasha kandi kwiyongera izindi bagiteri ziboneka mu mata zikaba probiotic. Byose bifatanyiriza hamwe mu gutuma bagiteri nziza zibasha kubaho no kwiyongera zigafasha igogorwa kugenda neza, nk'uko tubikesha urubuga mayoclinic.com. Reka tugaruke ku ngingo yo kurinda uruhu. Uruvange rw'amata n'ubuki bifite ubushobozi bwo gusukura uruhu no gukuramo mikorobe. Iyo bifatiwe hamwe bituma uturemangingo tw'uruhu twiyuburura kandi tukarushaho kugaragaza itoto. Hamwe mu hantu hongerwa ubwiza bw'uruhu hazwi nka spa, hari aho usanga boga amata n'ubuki mu kongera uruhu bwiza. Reka tugarukeho kurinda ibibazo byo kubura ibitotsi. Amata n'ubuki byagiye bikoreshwa kuva kera nk'umuti urinda gusinzira nabi no kubura ibitotsi. Iyo bifatiwe hamwe bivanze byongera ako kamaro ku buryo butangaje. Ubuki buri mu masukari make meza afasha mu kuringaniza umusemburo wa insuline, nawo ugafasha imisemburo ya tryptophan kurekurwa mu bwonko. Uyu musemburo wa tryptophan uhindurwamo serotonine, ukaba umusemburo utuma umubiri uruhuka neza. Serotonine nayo ihindurwamo umusemburo wa melatonine ufasha mu gusinzira. Reka tugaruke ku kongera imbaraga. Ubuki buzwiho kongera imbaraga ahanini kubera amasukari y'umwimerere abonekamo. Ikirahuri cy'amata ari mu buki mu gitondo gishobora kugufasha kongera imbaraga. Amata abonekamo poroteyine naho ubuki bukabamo amasukari yongera ingufu n'imikorere y'umubiri. Ikindi kandi ibinure bigize amata ni ingenzi cyane mu gutuma umubiri ugira imbaraga. Umubiri ushobora gukora imisemburo mu kurinda umubiri n'ingingo ziwugize, gufasha umubiri guhangana n'ubukonje ndetse no gufasha vitamine zisaba ibinure kugira ngo zikore neza. Indi sukari iboneka mu mata yitwa lactose ituma umubiri ubona imbaraga zo gukora. Proteine ziboneka mu mata zo zifasha umubiri mu kongera ubudahangarwa, gusana ahangiritse no gukomeza imikorere myiza y'umubiri. Iyi ntungamubiri kandi zifasha mu gukomeza imikaya n'amagufa. Amata kandi akomeza imikaya y'amaraso no kubona neza. Ikindi kuba akungahaye kuri vitamine A biyaha ubushobozi bwo gukomeza amenyo n'amagufa ndetse no kugira uruhu rwiza. Vitamine A inafasha mu kurwanya indwara yo kutabona neza nijoro. Reka tugaruke nanone kuri vitamine zitandukanye zo mu bwoko bwa B zigaragara mu mata n'akamaro kazo. Vitamine B12 ifasha mu mikorere myiza y'ubwonko n'urwungano rw'imyakura ariyo nervous system no gukora uturemangingo tw'amaraso dutukura. Ibi byose iyo bifatanye na vitamine B6
ikongeraho kuvana uburozi mu mwijima. B12 ni ingenzi cyane mu mikorere myiza y'umutima, ibibazo byo gusinzira, diyabete n'ibindi bibazo byo mu mutwe. Dukurikizeho vitamine B2. Iyi ngiyi ifasha umubiri kwinjiza ubutare bityo bikarinda indwara yo kubura amaraso ariyo anemia. Ikindi nk'uko tubikesha ikinyamakuru medicalnews.com, vitamine B3 ariyo niacin ifasha umutima gukora neza no kugabanya cholesterol mbi mu mubiri. Ifasha kandi urwungano rw'imyakura ndetse na ngogozi. Imikorere myiza y'urwungano ngogozi ikaba ifatanya na vitamine B cyangwa thiamine kugira uruhu, umusatsi ndetse n'amaso bikora neza. Dukomereze kuri vitamine B5 iba mu mata, ifasha mu gukomeza amagufa naho ingingo zihurira, igafasha mu mikorere myiza y'umutima, igafasha mu gukora uturemangingo dufasha mu ihanahana ry'amakuru ku bwonko. Reka dukomereze ku zindi ntungamubiri ziboneka mu mata. Iyi ni folate, irinda indwara yo kubura amaraso no gutuma inda ibyara ariyo iterisi ikura neza. Vitamine D nayo ifasha umubiri kwinjiza kalisiyumu, inafasha mu kuringaniza imyunyu ngugu nka kalisiyumu na fosifore mu mubiri, ikanarinda indwara zituma umubiri wirwanya ubwawo, zo zitwa autoimmune diseases. Vitamine D inafasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso no gutuma umutima ukora neza. Kalisiyumu na manyeziyumu, iyi myunyu ngugu ifasha mu gukomeza amagufa kimwe n'amenyo. Manyeziyumu ifasha kandi umubiri guhinduramo ibyo turya imbaraga umubiri ukoresha no gukora ingingo zisimbura izishaje. Fosifore nayo ifasha umubiri gukomeza amagufa n'amenyo no gutuma umwijima ukora neza. Potasiyumu ifasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso no gutuma umutima ukora neza. Iyindi ntungamubiri iboneka mu mata ni zinc, ifasha mu gukora ubwirinzi bukomeye, gukura no gusana uturemangingo, gukiza ibisebe kimwe no kwinjiza mu mubiri ibinyamasukari tuba twariye ariyo selenium. Ifasha mu mikorere myiza y'urwungano rurinda umubiri kubera ubushobozi n'ingufu ikinyabutabire gifite. Inarinda kandi imvubura ya tiroyide. Reka dusoreze kuri choline. Iyi ni intungamubiri y'ingenzi amata afite, afasha mu gusinzira, gukoresha imikaya, kwiga no gufata mu mutwe. Ikinyabutabire gifasha mu mikorere myiza y'uturemangingo no gukwirakwiza amakuru ku bwonko. Ifasha kandi mu kwinjiza ibinure mu mubiri no kugabanya ububyimbirwe bukabije. Tugeze ku musozo w'inkuru yacu y'uno munsi. Niba wakunze ibyo twakuganirije, wakanda kuri like ndetse na subscribe. Ikindi kandi wanasangiza ubutumwa inshuti n'abavandimwe babukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ubaho. Niba kandi hari igitekerezo wifuza kutugezaho, watwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa, ukanaduhamagara kuri iyi nimero iri hasi muri description. Reka nongere mbashimire kuba mwabanye nanjye kugeza kuri uyu munota. Hasigaye nakagaruka. Amahoro y'Imana, imigisha yayo bikomeze kubaho. Ndabakunda cyane. Bye.